Ikaze muri B-side nizere ko mukomeje kunegwa na gahunda tabategurana kuri TV1 gewe ni Ziggy 55 ariko grippe imereye nabi cyane abantu musenga muze no kushyira amasengesho kuri playlist amasengesho playlist y'amasengesho sinzi nibibo muze kushyira amasengesho bananye uyu munsi rero uko bisanzwe abastar turi kumwe nabo uyu munsi turaza kujya muri Canada turi kumwe n'umuhanzi umunyarwandakazi ariko ari mu gihugu cya Canada ni Nete Nyiringango Mesenina Impress Nyiringango tuguhaye ikaze muri B-side. Murakoze cyane Ziggy 55 imyaka myinshi nari mbakumbuye cyane ndagushimira cyane kuko wantumiye. Nta kuntu ntari kugutumira hano muri B-side kabisa ntabwo ari kuza ngo ugende tutabonanye. Muri ahantu heza cyane narahakunze na Kigali yacu ni nziza cyane. U Rwanda ni rwiza cyane nari mbakumbuye mwese. Merci beaucoup. Eh bien tuguhaye ikaze rero icyambere nuko ubundi kera witwaga Miss Nina ukiba mu Rwanda. Nibyo nitwaga Miss Nina. Urabizi umwana wese agira akazina k'akabyiniro. Ako kari akazina kanjye ko mu bwana no mu bukumi k'ubuhanzi natangiriyeho ariko naje kugera ahantu ndi nkumi nyine ndakura nza gushaka kugira n'umwana. Rero izina ryanjye ryiza nakundaga cyane ntakoreshaga nitwa Nyiringango ni Nete kandi umuntu wanyinspiye kugira ngo nikoreshe nk'iry'ubuhanzi ni se w'umwana wanjye dukundana witwa Patrick Ramsey. Namusobanuriye icyo risobanura Nyiringango. Abanyarwanda mwese muzi icyo risobanura ni izina ry'intwari y'abantu bagira ishyaka. Ararikunda rero turifata gutyo turavuga ati Miss Nina ntacyo bisobanura nibyo ni cyeza kararyoshye ariko nta gisobanuro dufite reka dukoresha izina rifite igisobanuro cyiza. Ahita akubwira ufate Nyiringango. Naye ndavuga rwose ndarikunda ntacyo ribaye ni irya papa kandi ni izina ry'umuryango. Kuki washyizeho Impress? Impress rero bisobanura umuntu umaze kugira navuga nka wisdom cyangwa sagesse muri iyo context nicyo natwakoresheje Impress kuko urugendo nagiyemo nk'umukobwa cyangwa nk'umudamu w'umuhanzikazi naciye mu rugendo rurerure naje kumenya byinshi n'ubundi akiga twese turiga buri munsi uburya ubuzima ni ishuri. Rero niyo mpamvu nakoresheje iryo zina gusobanura ko harimo wisdom muri iryo zina no mu byo nkora byose kandi aribyo nifuza gukora nkoresheje ubwenge n'ubwenge Imana yampaye nkabukoresha neza. Ni byiza kabisa urwo rugendo rero nirwo nshaka ngo tubwire ni gute wagiye kuri muri music? Njyewe kuva ndi umwana burya nakundaga muziki. Ahantu navukiye kera i Bujumbura bajyaga bacuranga imiziki myiza cyane kuri radio y'ubwoko bwose y'Ikinyarwanda, y'Ikirundi, y'Igiswahili, y'Abakongomani. Iyo yose nkajya nyisubiramo nubwo ntabaga nzi amagambo n'Icyongereza ndetse hajya numva nakomeza kuririmba n'umwana hajya nsubiramo twa melody. Noneho bukeye tuje tutashya ni Kigali naje kwiga kuri Lycée Notre Dame de Citeaux. Aho niho rero nagira inspiration yo kuba umuhanzi mu by'ukuri. Ubwo nafigeze muri age ya imyaka 18 ndi hafi gukora examen d'état muri 6e. Umwarimu wanjye yajyaga abona mfite impano akajya ambwira ati kuki udakora ibintu byawe kuko neza kuko wandika ikinamico igatsinda ikaba ya mbere. Donc mbere yo kuririmba waranandikaga? Nandika n'amakinamico hari ikinamico nanditse yitwaga Amagara Rutamara ku bijyanye na sida kugira ngo nyine tukangurira urubyiruko n'abandi bose abanyarwanda n'abanyafurika kwirinda sida. Twavugaga byinshi rero nagize Imana ngira abarimu baramfasha babera baranyobora muri iyo nyandiko iza kuba ya mbere mu rwego rw'igihugu nako rwa province ya Kigali tukiyita intara. Icyo gihe ahubwo wanze yari arrondissement. Ariko to yari mu rwego rw'intara amashuri yose bari baratumiye. Ishuri rya Notre Dame rya mbere noneho mu rwego rw'igihugu ikinamico nanditse iba iya kabiri. Ubwo byari ibintu byiza. Noneho muri icyo gihe rero nakomeje kujya ncuranga gitari nigishijwe n'umubikira witwaga Mediatrice birimo no mu gitari wayigishijwe n'umubikira. Umubikira no yigije note ya mbere akoro ya mbere imwe yonyine nafite amatsiko menshi mfite mbega na ambition kuyimenya na passion. Noneho wanyigishije kuva uwo munsi niho nahise mpimba n'indirimbo ya mbere uwo mugoro wamahimenya no kuzicuranga. Akarimbo nahimbye ka mbere ko kuri histoire y'u Rwanda yitwa Gahinda
ivuga ibyabaye by'itsembabwoko mu 1994 nako. Noneho rero nyuma yaho ndakomeza ndangije muri iryo shure rya Lycée Notre Dame de Citoine Kigali njya kwiga muri Kiye. Ndabyibuka wiga muri Kiye. Muri Kiye rero narahakomeje naho kuririmba. Yes. Hari groupe irimo ba Dani Vumbi, muramuzi mwese n'umusitari, afite indirimbo ziryoshye cyane ndumufana we. Uriya twari turi kumwe muri groupe dutozwa n'umugabo muri SOAS. Babahanga bakoraga gospel music. Yes. N'uwari umutoza wacu. Tukaba dukora ibitaramo, habaye za graduation haba ndimo, n'igihe wari umukobwa jyenyine, kandi bibyoroshye kuba umuhanzikazi. Justement, ça faisait quoi effet icyo gihe kuba uri umukobwa muri ya myaka uririmba mu bahungu wenyine byari bimeze gute? Ni byoroshye kandi icyo gihe ndumva ko nari muri bake cyane, wenda bari muri gospel bari benshi barimba gospel nari Gabi twayadura kuri studio, ngira ngo yari igihe umukobwa wakoraga ibintu byo kuririmba bisanzwe, ariko twari dufite n'abandi bitwa Batinakoja twakoranye indirimbo yitwa Beauté Centrale. Tinakoja bahewano uziko mwibutse ndi Tinakoja turavugana tuye mu gihugu cya Hollande, arubatse aririmba indirimbo z'Imana. Twaraganiriye ameze neza, afite abana indirimbo yitwa Précieux Cadeau na Beauté Centrale. N'indi Beauté Centrale yari dangereuse, umuntu ayibona kuri YouTube. Beauté Centrale iriya ndirimbo ndayifite, no umuntu ushobora no kuyiguha rwose, turangije ndaza kuyiguha. Hanyuma ubwo nyine ndakomeza urugendo rw'umuhanzi w'umukobwa ntibyoroshye. Nabo Batinakoja bari bafite inzitizi nyinshi nk'izo nahuraga nazo. Kujya muri studio bwije, hari abasore benshi bategereje kukwinjira, ariko yihangana. Burya mu buzima ntukajye ureka ikintu ukora kandi ufite nk'impano, kuko Imana iguha impano yawe kugira ngo igutunge kandi kugira akamaro, ikugeze kure. Iyo uyikoranye urukundo, ishyaka n'ubunyangamugayo bifite akamaro, nta kindi gishobora gutuma ugera kure. Nibyo ntabwo turi abakire ngo dukire mu rwego rwabo muri Hollywood wagezemo, ariko byibuze mu mutima ubukize, kuko ubuzi ko ukora ibintu byawe ku murongo kandi biguha amahoro kandi bitanga na inspiration mu rubyiruko cyangwa se no ku isi yose. Abo abakumva bose abari hafi yawe, burya ubera umunyu w'isi, umunyu uryoshye ku bantu bari hafi. Ntugomba kwikorera abari kure batakumva, hera aho hafi yawe ubabere urugero. Yes. Niyo mpamvu nakomeje kuririmba, ndandika indirimbo Kiye ndaza kurangiza mbona n'impamyabushobozi. Ariko hagati muri Kiye nakoraga n'amakinamico muri Mashirika, nakinye na troupe yitwa Izuba, nagiye muri za Egypte, nigeze kujya na Congo muri gukina kuririmbana na DMS, usigaye akora muri Guma Guma. Yaranduye n'abandi bahanzi benshi badutumiye ku University Butare n'ahandi hitwa na hirya no hino. Noneho ndakomeza nkajya njya muri studio Tinakoja dukora indirimbo. Hari n'indi twakoze yitwaga Million Voices, urayibuka? Twakoranye n'abahanzi benshi, harimo ba Miss Jojo, harimo ba Daddy Casanova, ba Rafiki, abahanzi bose n'abandi barimbaga amaguru. Sinibuka uko bitwa, ariko bitwa Holy Jadoves. Yes. Urumva rero n'urugendo rugoye, ni rurerure, rurakomeza n'ubundi arukomeza. Ariko umuryango ubuzima ni ishuri, urakomeza ugakomeza izo nzitizi, ukagerageza ukaba intwari nk'uko izina ryanjye ribivuga nyine, ukagerageza nk'uko ababyeyi bacu babitoza. Franchement izina ryawe rifite icyo rivuga ugereranije na kariyeri yawe. Yes, niyo mpamvu nanaryemeye cyane, ndavuga ntacyo bitwaye, nubwo hari abantu rigora gusubiramo mu mahanga. Burya hari igihe ubwira umuntu izina ryawe kumva ko rigoye kurisubiramo, ariko uko yumva indirimbo yazikunze biramworohera no kurisubiramo. Yes. Urangije rero ujya muri Canada? Ndangije njya muri Canada, hamaze igihe, ubu nari maze igihe kinini mbakumbuye, ariko mu ndirimbo zose nanditse uzajya ubyumva mwumva ko nari nkumbuye u Rwanda. Hari indirimbo iri kuri album yawe nkunda cyane yitwa Africa Home. Africa My Home, Africa wacu. Iriya ndirimbo ni nziza nayo ndayikunda. Uriya yahimbwe n'umugabo dukundana witwa Patrick, twakoranye indirimbo, yarayanditse n'andika melody. Bega yandika indirimbo z'icyongereza, kuko nubwo mvuga icyongereza ariko burya ukeneye umuntu ugufasha kwandika ururimi nk'uko neza kukurusha akanakosora. Rero yagiye yandika indirimbo, hari n'indi yanditse n'izindi ebyiri, Freedom Songs na Heartbeat, ziri kuri CD twambega naje kugira ngo tuganireho gato mu makanya. Turaza kubivugaho. Nashaka kumenya ugeze muri Canada wahise utangira kuririmba se cyangwa hariya kwa Danger One? Hariya wabona Justin Bieber na Drake, Nickelback.
bariya nibo baririmbyi bazwi ariko muri Canada hari abaririmbyi benshi cyane bazwi kandi bataramegera mu rwego rwo kumenyekana ku isi yose. Haba Kenon ngira ngo w'umusomaliye wari indirimbo nziza ntabwo tumva Suriya nawe yaranyinspira cyane, mfite na CD ze nkigerayo narazumvaga, yaranyinspire gukomeza buriya umuhanzi. N'abandi witwa Mama Mighty Popo uri hano waje gufungura ishure ku Nyundo rya muzika, uriya yanyinspire cyane. Hari abantu bakwinspira ukumva utarekeraho pe, ukabona ko urugendo rwawe utagupfa kurufusha ubusa, uko iyo ukiriho ntabwo ugomba gufusha ubusa atanga zawe. Ubwo rero ngeze nahise nkora demande kugira ngo mbone inkunga yo gukora CD, kuko kujya muri studio c'est très cher. Hariya kugira ngo studio iri pariko ngo ari danje irahenda cyane, bisaba ko wabonye inkunga. N'abatafite inkunga rero bituma bajya muri studio z'amafuti, ugasanga bakoze utuntu wenda duciriritse ariko ntago bigera kure. Kiretse yari wakorewe n'umuhanga kandi ukibyiga ariko uri mu rwego rwo hejuru mu mikorere no mu mitekerereze mu mikorere. Ubwo rero nagize Imana nohereza indirimbo zanjye ebyiri nakoze kera, muri zimwe nahimbye kera hiri muri secondaire. Imwe muri zo ni Agahinda, n'indi twa Wanalia, kuvuga ku bana bose b'imfubyi bo ku isi, abantu bana bose mega binzira karengane. Rero nzohereje ndanazisemura kugira ngo babashe kuzumva, ariko nyine indirimbo zari zarakorewe izo ebyiri ngiye nohereza gusa demande. Izo ndirimbo imwe yakozwe na Aaron Tunga, irimo no muri CD yitwa Gahinda nziza bayida narayikuze. Wanalia yo yakozwe na JP ariko naje kwisubiramo, nashaka kubikuba live, nkunda ibintu biri live bicuranga na gitari ukumva emotion, ukumva n'inkuru neza. None barazikunda. Mu bantu nk'igihumbi baba bohereje izo demande 50 twenyine twabonye imfashanyo muri uwo mujyi tubamo, muri iyo ntara ya Ontario. Ndashima rero Conseil des Arts de l'Ontario yo muri Canada yampaye inkunga kugira ngo mbashe gusohora CD. Ntibyari byoroshye kuko nta mafaranga nayo mfite menshi, amadolari 1000 bingahe byose byo kujya muri studio, n'abaririmbyi bazi gucuranga ntago bapfa kwibona batabonye inkunga. Ubwo rero barayimpa, mbasha rero gukora indirimbo muri studio. Byantwaye igihe kinini nibyo, ariko nashaka ko bigenda neza kuko witonza mbere binoze, ntago wapfa gukora ibintu wihuta. Hari igihe bishobora gupfa ukavuga ngo birihuse ariko ntibibe byiza. Nagize amahirwe rero nkorana n'abahanzi b'abahanga, harimo Mighty Popo muri Gande, harimo aba Senegalais, harimo na Tito Medina producteur wanyu uturuka mu gihugu cya Guatemala, ariko nabifashijwe cyane n'umugabo Patrick Ramsey wagiye ukusanya abantu bose hamwe akabishyira mu bikorwa kugira ngo bigende neza. Niko CD rero yaje gusohoka. Imana ishimwe ko byagiye. Projet yagutoye nk'imyaka ingahe kugira ngo? Projet yantwaye igihe kinini kuko nashaka gusohora CD nko muri 2012, ariko 2012 ntibyashobotse kubera ko umuproducteur wanjye ni umuntu w'umuhanga wakoranye na ba Carlos Santana. Carlos Santana yagiye hirya no hino, abagiye mu bitaramo hirya no hino, hari igihe bagiye gucuranga cyangwa yagiye kwigisha muzika cyangwa agiye kwigisha ibintu bya sound engineering. Ugasanga rero ndamubuza, ariko hihangana kuko n'umuntu ufite sagesse, mba numva ashaka kwangira n'inama. Turayihangana. None ubukeza kugira rero gusama ngira umwana mwiza witwa Juru Niriam, bituma rero mwitaho, nta kindi numvaga ari iyo cadeau du ciel. Banyiparitse nta yari muri studio. Ibyo rero byari ngombwa ko mwitaho kuko ni cadeau du ciel. Wakoze indirimbo hano mu Rwanda, wakoze indirimbo muri Canada, what's the difference? Uretse wenda kuba bafite matos za atari studio zisa neza, indi difference yari ni ya mbere nayo bise ko n'amafaranga. Difference n'amafaranga, ushobora kujya inkunga, kubona inkunga nabyo bisaba ko wakoze ibintu bifite umwimerere. Muri Canada iyo difference irahari. Hariho difference iyo ugira umuhanzi ushaka kwigana cyane iby'undi yakoze, biragorana kubona inkunga. Biba bishaka ngo umuhanzi ukunde igihangano cyawe, ugikorana umwimerere kandi ntugire complex uvuga ngo nibitajya mwibi wenda birapfa. Ubikore neza nkuko ubwo inspire n'abandi, ariko ubikore nkaho ari ibyawe, originalite nibyo by'umwimerere mvuga. Niho rero baguha inkunga kandi babanza kumva ko nabajije batantimwa muziranye, baba bashinzwe kumva nibyo baba barigiye, bakavuga uti uyu muntu se turamuha inkunga azakora ibintu bisa nk'ibyo cyangwa azayigana. Noneho bagahita nko abantu bake
bahisemo buri mwaka barabikora cyangwa buri myaka ibiri noneho baguhitamo ugize imana ugiye muri kategori y'abantu bazajya babona inkunga yo gukora CD cyangwa video ubutani ukora video clip nawe nyarizo zigezweho hariya naho video ni sasa donc système hariya kugira ngo ukore promotion par exemple hano tumaze kumenyera ko niba ukoze indirimbo audio il faut guhita ukora na video kugira ngo igufashe muri promotion hariya promotion yayo bimeze gute promotion urabizi ko ihenda kurusha production oh mon dieu ntabwo ujye ubibona muri za clip promotion irahenze kuko bisaba ngo ushore nk'amafaranga menshi imari nyinshi niba ushaka kugera mu rwego kwisi biterwa n'urwego ushaka kugera nagiye mbigana na producteur wanjye na manager wanjye Patrick Ramsey twakoze amanama tuva promotion y'isede ko naje ariho nyisohora ntabwo nagize igihe cyo kuyipromotinga none ndagerageza kandi ndagushima nawe uramfasha ni byiza cyane muri hano ni home y'abartiste hano ni home baba bari mu rugo merci urumva rero promotion irahenze cyane nuvuga ngo bisaba ngo ufitemo amafaranga n'abari abarimbyi bazwiho hanze burya nubwo bazwi bashora amafaranga menshi cyane muri promotion kugira ngo bamenyekane kurushaho muri za video bien sûr mu binyamakuru muri za entertainment stories ahantu hirya no hino kugira ngo abantu bamashe kumva n'indirimbo zabo rero promotion yanjye urwago ndiho ntabwo nzigora cyane ngo nshore imari nyinshi nzanya nkora bike shoboye wowe nuwumva ubwira undi hanyuma mu gihe kiri imbere ningera mu rwego hejuru ubwo nayo nzashima Imana kuko bizaba vision yawe ari iyihe urumva kuko abahanzi hari abifuza kumenyekana hanze ndeje kora musique muri Canada après aho ngaho indi vision mufite ni kuzajya ku rwego kuzajya Hollywood njyewe mu by'ukuri njyewe vision mfite ku imbere muri avenir mu gihe kizaza njyewe nifuza ko inspira abantu batoya yes numva ari byiza cyane kuko generation y'ubutaha nizo izajya yubaka iyi imbega igihe kizaza ni byiza kugera mu rwego rw'abantu bo muri Hollywood ariko hari ikintu kigomba kuza gifite akamaro kurusha ibindi byose ni igiki ni ukugira akamaro muri societe turimo mu buryo bwiza buri positive abana kugaragara gusa nk'umuntu uzwi gusa ariko kugira imirimo myiza ituma abantu bakureba cyangwa bari iruhande rwawe n'urubyiruko cyane cyane bibagirira akamaro nabo bakabasha gutera intambwe bakagera kure haba mu kwiga haba mu myuga mu bintu byose mbega indirimbo burya ni message buri ndirimbo igira message rero ngiye indirimbo nyifata nk'ubutumwa mbega buzajya bwubaka abantu gukora ibintu byiza mu buzima bwabo bwose rero niyo ngiye nshaka kugera muri urwo rwego ku buryo umuntu azavuga ati ngiye nshaka kumva indirimbo kugira ngo inyubake ndeke kwiheba kuko abantu benshi nagiye mbona biheba muri Canada par exemple iyo ngiye gusemura ndu ni musemuzi urahinduka rero umuntu ukabona kweri yarihebye ukabona yarihebye kandi agifite ubuzima urana akanyoni kari mu giti karabaho buri munsi ntabwo kajya kiheba kararirimba kandi ntabwo uza hano karajya kwarika ahantu hirya no hino kandi gafite amahoro kuki twega abantu tutugera amahoro kuko Imana yadukunda cyane kurusha n'ibyo bikoko kuki wiheba numva rero umuntu wese yagombye kugira icyo bita positivité mbega kuba optimiste mu buzima mbega kugira umutima ushima n'utuke ufite kuko iyo ufite duke ushobora kuduheraho ugera hejuru ntabwo ubona abantu bakize bahereye mu tuntu duto nawe uri umuririmbyi cyangwa uri umukora imyuga cyangwa umupoliticien ushobora guhera kuri politiki yo muri murenge ukagera muri uwo rwego w'igihugu niba uri umunyamwuga ushobora gutangira ukora akantu utoys tw'abana ukazagera ku bitozi by'abantu bakuru dutwaramo imodoka kubera iki se no kuvuga ngo ugomba kugira positivité mu bintu byose ukora kuko dufite ubushobozi Imana yaduhaye mu ntoki zacu muri B-side duha ijambo abafana hari abantu bamwe namwe bifuje kugira ibibazo bakubaza reka dusubize n'ibibazo by'abafana nitwa Muganza Salomon nkaba nifuje kubaza umutumirwa wacu uyu munsi ibibazo byerekeranye n'umuziki ariko hakurya y'amazi ubundi amazina ye nayahe n'amazina nyakuri y'ababyeyi akoresha yaratangiye umuziki ryari akaba amaze kugira iki mu muziki akorera muri Canada bitandukanye n'icyo ari kugira abayakorera mu Rwanda akandi kabazo kanako kamatsiko ese itandukaniro riri hagati y'umuziki wo muri Canada kubyerekeranye no kubona akantu n'umuziki wo mu Rwanda bitandukaniye n'iki yabwira abanyarwanda bagikorera umuziki mu Rwanda n'iki yababwira kirimo
gituma abona ako kantu kugira ngo n'abandi bagire amatsiko yo kwagura umuziki wabo ukagera hakurya y'amazi, ngira ngo benshi babitekereza. N'inama ashobora guhereza abahanzi b'Abanyarwanda muri rusange bakora injyana iyo ari yo yose kugira ngo umuziki wo mu Rwanda nawo ubashe kwambuka amazi, abantu bose babashe kuwumva. Ni iki yabwira Abanyarwanda bakora uwo muziki kugira ngo nabo bagire courage mu mikorere yabo? Ibyo ni ibibazo byiza cyane ubaza umuntu n'uwo ari we wese wabimubaza. Njyewe nitwa Ninette Nyiringango, niyo mazina nkoresha, ababyeyi banyise. Izina ry'ubuhanzi nari nifite kera ryari Miss Nina, ariko ubu ngubu twahisemo izina ryiza ari ry'umuryango Empress Nyiringango. Nkaba maze imyaka myinshi nkora ubuhanzi, natangiye ndi muto. Mu by'ukuri natangiye gucuranga indirimbo ya mbere mfite imyaka 18. Hanyuma noneho ndabikomeza, nkura n'inzitizi nyinshi. Muri iki gihugu icyo gihe muzika ntabwo yari bwagera aho igeze ubu. Ubu ngubu ugenda abona ibintu bigenda neza, biba biragenda neza, kandi bikomeze bigende neza. Ahubwo nk'uko wabimbajije inama nagira abahanzi bacu, nagiye numva n'ibiganiro umuhanzi witwa Mighty Popo yakoze ku bintu bijyanye n'umwimerere, nawe ndagira ngo ngire icyo mbivugaho. Abahanzi bacu ndabakunda, indirimbo zabo ndanazibyina cyane n'umukobwa wanjye, ariko ndagira ngo mbasabe mukomeze mukorane ishyaka, ntimwihebe, cyane cyane mwebwe abahanzi b'abakobwa muhura n'ibintu byinshi ndabizi. Mukomeze mubikore neza, mwandike indirimbo, ukore imyitozo y'ijwi. Mu bintu byatumye nkomeza kuririmba nuko nagize amahirwe nkajya nko muri Canada bakanyigisha. Muri Ottawa hari hano ahantu ujya mu bantu b'abahanzi bega batoza abaririmbyi gukoresha ijwi neza, niho kurigorora. Mugorora amajwi yanyu, kuko nabonye nta bintu bya playback tugikora hano. Playback yasubiye inyuma cyane, nta kimaze, nanjye ndayanga. Burya nubwo hari igihe yakorwaga kuko habaga habuze za mikoro zivuga, ariko zose ziravuga, zimeze neza, byateye imbere, mugeze kure. Rero ndabasaba abahanzi mwese mukore imyitozo y'ijwi kugira ngo ujye kuri scene cyangwa kuri stage witeguye, ijwi ryawe rimeze neza kandi utuje, ntugire ubwoba, kuko ijwi iyo ukorera urigorora bituma utagira n'ubwoba, bituma wumva uri à l'aise, ukaririmba ufite confidence. Kandi nubwo utaba ufite umutoza, wenda ubikeneye, wenda sinzi ukuntu abivuga, ariko ushobora kujya kuri YouTube. Mujya kuri YouTube, burya hari utuntu twinshi. Kuri YouTube nta kintu kitahaba, ndabeshya. Kuri YouTube nta kintu kitahaba, nanjye ndayiprofita. Ntabwo ari nko nishyura abarimu barahenze, abarimu ba muzika barahenze cyane. Na gitari nagiye nyigisha, nta n'umuntu nubwo banyije akora ebyiri, izisigaye nagiye nzigisha. N'ubu ngubu ndakiga, ntabwo birarangira kuko mfite n'ibindi nkora, si umuzika gusa. Urumva, mukore rero amarecherche, ugiye usearching kuri YouTube no kuri Google, abarimu bakoresha ibyo bita free lessons za vocals. Bega amasomo y'ubuntu free lessons aba kuri internet, kuri Google, kuri YouTube cyane cyane ubureba. Ayo majwi ni meza cyane. Iyo ngiye mbonye umuntu w'umuhanzi afite icyo kibazo, turi kumwe twicaranye, ngiye ngerageza kumuhaho imyitozo. Si hano ni wacu hari kugira ngo bimufashe, kuko hari igihe ujya kuririmba. Kera nayaga njya mu mahugurwa, nari naratsindiye i Butare, yari yarateguwe na Art Smith, ni organisation yari yazanye ya art, haza nk'amadanse kuri Centre Culturel Français Rwanda. Nari ndimwo kuri hariya, nari ndimwo. Umugabo watwigishije wadutoje ni Aroni Tunga. Buri cyo ndagushima Aroni Tunga, nawe waramfashije, Imana iguha umugisha, wangiriye neza, kuko iriya myitozo y'ijwi yafashije kuevoriwa ijwi ryanjye no kurigorora. Kuko naje muri studio kuririmba indirimbo agahinda niteguye, wankoresheje, kuko burya ijwi rifite, mbega uri capable kuririmba neza kurushaho urigoroye buri munsi. Muri gitondo minota 10 ubyutse, kwaya muri studio witeguye. Iyo nama niyo mbagiye, mbega mu bintu byo nize hano no muri Canada, ndacyakomeza. Rero ntimwihebe, mukomeze mukore, umwimerere nawe ufite akamaro. Hanyuma ngo kubijyanye no kubona akantu, kubona akantu, kubijyanye no kubona akantu sinangiye kubyibagirwa, ariko burya icyamera ni uko udevelopa talent yawe. Burya akimuhana akazi imvura ihise, ndabeshya. Kandi iyo ibyawe bitameze neza, nyine akimuhana ntigapfa kuza. Baza ari uko ibyawe bimeze neza, ukavuga ati reka tugire icyo tugufasha, ko nawe hari icyo uzatumarira. Kuko iyo baguhaye n'inkunga ugomba kwishyura amayempo.
ntabwo bigendera aho ngaho. Ugomba kwishyura imisoro kuko ni amafaranga y'imisoro y'abantu baba baratanze ariko akoreshwa nyine guteza imbere abahanzi. Abahanzi hano mu Rwanda bagira ikibazo cy'uko batagurisha ibihangano byabo, genre ama CD yakoze album akayikora ikarangira ari clip gusa tu kumva ko kanaka afite CD afite album ariko ntagira amafaranga yinjizamo. Hari aho mwebwe bimeze gute? Bisaba iki? Hariya muri Canada rero na ahantu hose bisigaye bimeze nabi kuri CD. Uzi impamvu? Ni internet. Muri internet harimo ibintu by'indirimbo nyinshi ziryoshye ku buntu. Ufa kuba wishyuye wifi yawe cyangwa se internet ukajya kuri internet ukadownloadinga indirimbo nyinshi. Ibyo rero byatumye CD zitakigurwa cyane. Nguho urugero, ahantu ntuye mu mujyi wa Ottawa, hano twayaga tujya kugura ama CD y'abahanzi batandukanye, harimo ugiye akunda kugura Lauryn Hill cyangwa baribyo ba Tracy Chapman cyangwa iki. Muri ako ga studio bakushuriza nk'ama CD baragafunze. Barahombye kuko igihe tugezemo abantu bacuruza ama video games nibo bagezweho. Abana baragura ama video games, ababyeyi nabo barakina, noneho imiziki bagura izo bitaza, ugagura flash disk na headphones, ukadownloading indirimbo ukagura izo kuri iTunes za make cyangwa kuri YouTube ufa kuba ufite data ihagije. Ibyo rero byatumye abantu bose bacuruza ama CD bafunga. Niyo mpamvu mvuga ko ibintu by'ama CD ntibyoroshye. Nanjye ubu ngubu CD niho nzana nizo ntanga kugira ngo gusa abantu bumve indirimbo, ntabwo ndiho ndazigurisha mu by'ukuri. Keretse umuntu ashatse gutera inkunga na mushima akabikora. Ariko ama CD mu isi yose ni gake. Buriya n'abahanzi bo hanze bavuga ko amafaranga bayakura mu bitaramo cyangwa se muri za publicité, nkuko namwe abahanzi benshi bari hano ariko basigaye babona mega amafaranga. Dufite undi mufana nawe wifuje kugira ikindi kintu akubaza, reka nawe tumutega amatwi. Nitwa Nsekanaho Moise, iwacu ni Remera. Nkaba nashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko ko iyo mbonye nk'abahanzi bamaze gutera imbere bagenda bahindura imyambarire bagashaka kwambara ukundi kuntu kutabahesha agaciro, biriya bintu ubona ari byo byaba byiza? Ikindi kibazo nshaka kukubaza nk'umwana wawe ashatse gukora umuziki, wamushyigikira, wamuha avantage? Murakoze. Ikibazo cy'imyambarire. Imyambarire rero ku giti cyanjye mfite ko nambara nk'umunyarwandakazi ukuze, mbega nambara nyine nikwije, icyangombwa n'ijwi ryanjye niba ngiye kuririmbisha ku giti cyanjye. Ariko ku wundi numva ko ari amahitamo ye, ntabwo namucira urubanza, ntabwo byemewe n'imbere y'Imana gucira urubanza. Ariko mu by'ukuri icyo nshatse kuvuga ni uko mu gihe ngiye kuririmba mu by'ukuri mashaka gutanga ubutumwa, nicyo kiba kinjyanye mu by'ukuri. N'ijwi wenda mu ijwi naryo habamo ubutumwa, iyo biririmbanye nyine n'umutima wawe wose, nicyo kiba kinjyanye mu by'ukuri. Imyambaro ni umuntu uhitamo ibyo yambara. Hari uba wese agiye kwerekana imyambarire kugira ngo akorere publicité nawe yibereho, simbizi. Ariko ugiye ku giti cyanjye mba ngiye gucuranga no gutanga ubutumwa. Umwana wawe waramutse ashatse kuririmba wabyifatamo? Umwana wanjye rero, wanjye n'umuririmbyi we, afite na mikoro, akunda kuririmba mu kanya we yashaka ko tuzana, ariko ubu ngubu tuba tubyina, nta kiganiro tuba twakoze. Afite imyaka 3, yitwa Juru, ariko akunda kuririmba, ntabwo namubuza. Turarimbana no muri eglise, yongeye kuririmba, naza abana ndabigisha muri Sunday school, ndahabisha kuririmba ni kwitoza kugorora amajwi. Tugira umunsi umwe mu kwezi baririmba naye habacurangira. Nkunda abana cyane, numva nakora muri education, nize n'ibintu byo kwigisha buryo mu burezi. Nagiye nkora na stage kuri FAC n'ahandi hirya no hino. Nuvuga ngo rero umwana wanjye ashatse kuririmba, namumwigisha, namujyana no mu ishuri ryiza kugira ngo yige afite ubushobozi, yige neza, kujya ntabwo nize neza ubuhanzi. Nariyarangije nkorana ubutwari bwanjye nyine ndabikomeza, ngeraho noneho mbona n'abamfasha, Imana ishimwe. Ariko ntabwo namubuza, ariko cyo namugira inama yo kubikora neza, ntareke kwiga ni byiza kuko birakubira kujijura, hanyuma bigatuma n'ibyo ukora byose ubikora neza, ugafatamwo mbega na decision nziza. Ni byiza rero ko umwana wanjye yiga akanakora umuziki nta kibazo, kuko umuntu wese agira impano, yagomba kwidevelopa nta kibazo. Ntekereza ko ari nayo nama wagira ababyeyi bafite abana babona bashaka kuririmba, bakunda kuririmba, donc babagira inama yuko barushaho kubatera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo barashobore kudevelopa tana yabo. Jewe mbona
ari byiza ko umwana wese tureke no kuririmba gusa. Umwana wese afite impano ye. Hari umwana uzi gushushanya. Ndabyibuka ndi muri primaire abana bashushanyaga barabakubitaga barimo. Urakubagana gukora devoir yawe nibyo gukora devoir ni byiza ariko umwana azi gushushanya ashobora no gushushanya wewe wicaye. Ariko umwana ugasanga ntabwo barimo baramushyiramo ntabwo mbega bamwankuraje mu buryo bwiza mu motive kugira ngo ashobore kudevelopa iyo mpano. Uzi ko abantu bashushanya barabazi ba Picasso abantu bashushanya turabavuga n'uno munsi byarabatunze abana banditse amateka cyangwa abantu bandika ibitabo ba Mozart banditse ibitabo abantu ba Shakespeare banditse ibitabo kwandika umwana ufite impano yo kwandika nk'ubwo ngiye kwandika amakinamico nta nubwo nari nzi ko mfite iyo mpano nagiye nuko nabaga ndi courageuse nyine hahenda aya mahugurwa nkabona nyanditse ikintu habaho noneho kangikomeza ikavamo ikintu ubuse nk'umwana ashaka gukora wiyumvamo iyo mpano yumva bikunda uwo mwana wamugiriye inama kugira ngo azashobore kugira aho agera ahubwo ndashaka kugira inama umubyeyi kuko umwana burya ayoborwa buriya mwana ni environment imwe influence umwana ushobora uzareba umwana uramubuza umukubuza ikintu akazakireka cyangwa akagikora kuko nyine yakunaniye ari ikintu kiba ari cyiza akagikomeza wenda ko afite ubwo bushake ariko umubyeyi mugomba kwibuka ko abana bagira impano zitandukanye niba ufite ubushobozi mufashe niba wenda umushakira umwarimu umufasha kudevelopa n'uwo byaba rimwe mu mwaka akabona ko wamufashije ako kantu nubwo byaba rimwe mu mezi abiri ukaraba gusa ubushobozi bwawe niba utabishoboye kuri internet hari ibintu by'ubuntu ushobora kuvuga tujye kuri cyber tugenda turebe iyi video y'umwana wakoze ibi akabigenza gutya hari ibintu mbona hatangara umwana akabona babakene hari habona rwose ahantu bahereye ukabona umwana yazamuye umuryango wose kuko yari afite impano imwe umubyeyi yamushyizemo mbega yabishyizemo ubushake nkibona mu Bashinwa no muri community ahantu ntuye ukabona umwana ahereye mu hantu hasi akora ibintu byo kubyina dance tuvuge dance y'Abashinwa kazi cyangwa yindi itandukanye ukabona umwana agize mu rwego rukomeye cyangwa umwana n'umwana uvuga uzi gukora kwepera amagambo azi grammaire ugasanga ari muri academy y'indimi umva ngo umwabyeyi burya ashobora kugeza umwana kure yamuhereye hasi amufasha aho kumuca intege niko mbona abana bo baba bafite impano ariko hari igihe batabanabizi abura ukuntu ayidevelopa ya mpano ye hari undi muntu umwe nanone nawe wifuje kugira ikintu yasigaye umuntu umwe yangana nta kibazo hari undi muntu nawe wifuje nawe kugira ikindi kibazo akubaza muri uyu mugoroba hano muri B-side nitwa Dusenge Jean Claude mfite ibibazo bibiri nifuza kubaza umutumirwa irebe by'umuziki w'abahanzi b'abakobwa mu Rwanda abahanzi b'abakobwa bahura n'ibibazo bitandukanye buryo umubare wabo ari mutoya kurusha uw'abahungu niyo nama watanga kugira ngo ushyigikire abahanzi b'abakobwa abahanzi b'abakobwa nabaye we ndabizi aho naciye ntihari horoshye ndacyakomeza urugendo ariko inama numva ifite akamaro kurusha izindi zose ni ukugira ishyaka ntiwihebe cyangwa ucike intege cyangwa baguca intege abo bantu bose wenda baguca intege kuko uvuga ngo uri umukobwa ngo ni bake muri industry ya music cyangwa mu bindi byose cyangwa se nk'uko tuvuga ngo abakora imibare abakobwa ngo b'abahanga bakora imibare ngo ni bake tugomba kubongera kuko byose birashoboka icyangombwa no kuba ufite ubwo bushake na determination ukaba ufite na vision ushaka kujya kuko hari igihe ufite ibintu ariko utazi aho ushaka kujya bikakuyobera ukabireka bikagucanga ugata umutwe rero uhera muri ibyo uhera muri iyo nyine kugira ubushake iyo determination ugakora imyitozo ukagerageza noneho waba ugiye nko muri studio ufite ikibazo n'umuntu ugashaka ahantu bakorohereza kuko ntabwo abantu bose bashobora kukurogora haba harimo umuntu umwe ushobora kugira neza akagufasha n'ibyo by'amarushanwa ugiye mu marushanwa nagiye mu marushanwa menshi nyakubwiye watangara menshi cyane nagiye mu marushanwa menshi hari umwarimu wafashije gukora teze ejo bundi nagiye kuganira nawe witwa François Kana nawe ndamushimira nkora igitabo cyanjye ku bintu bijyanye n'imibyinire umuco wa Kinyarwanda mu makwe nicyo gitabo nanditse kuko literature mu cyongereza kuri kiye arambwira ati wibuka indirimbo wakoze yitwa nta mishinga mu bishirira ntabwo nakubwira ukuntu nyibuka ntabwo nyibuka ariko yarayembwiye ndishima naratangara ni indirimbo nagiye mu mahugurwa noneho hora no muri competition iraza gutsinda byari ku Kimisagara kuri centre y'abajene aho najya amahura na Holy Jado zitaraba na group nari umukobwa umwe hora ibyo bintu n'ababyeyi banjye bakajya bibaza ko nariho ese nutigihe bira bintu ujyamo nibiki ariko ntabwo ari ugutigiye uko biguha amahoro kandi ukabikora hari uburyo butegura n'inzira y'uri inyuma yawe mu buryo utazi
iyo urebye parcours yawe kuva icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu tu penses que tu as réussi, tu penses que oui, je pense que j'ai réussi. None nuva ko nareshije j'ai réussi kubera ko igihe kituma navuga ko nareshije nuko ntacitse intege. Yes. Ni urugamba rutoroshye gucika, abantu benshi bacika intege. Ntabwo ruvuga ngo navaye nko miliyoni, nzi ko hari ahantu ngiye kugera heza kurushaho ahubwo. Kuko iyo utsinze urugamba rwandi rukomeye rwo kudacika intege, uba ugiye kugera kure. Iyo niyo defi ya mbere. Iyo uyitsinze uba ugiye ku yindi ntera, ugaca mu misozi ukajya mu bibaya ugazamuka ego bati wow j'ai gagné, tu vois. Alors nzi ko kuyisede nayo ari ndashimira abantu bose bamfashije. Ni urugamba narwaye, ndakora CD, nkora indirimbo, nkorana na Patrick Ramsey, Tito Medina, ba Popo, ba Roni, n'abantu b'abahanga cyane. Ntabwo nari nzi ko nshobora gukorana nabo. Ndashaka kumbwira histoire y'CD. CD d'abord iriho indirimbo 9, pourtant tangiye kwandika indirimbo kera cyane. Izi 9 rero ukuntu natwazihisemo ni nanjye wafashe icyemezo, kuko naho ndatekereza burya umuhanzi yo agiye gusohora CD ni wowe uzi mu by'ukuri icyo akeneye gukora, iyo ufite vision. Njyewe vision ya mbere nakoze kuri CD, urabona n'izina rya CD ubwiyumanganye, mbega ubwiyumanganye harimo ibintu byinshi, kwihangana, resilience, mbega ibintu byose naciyemo nagiye ngira resilience nk'umuhanzi w'umukobwa. Nicyo nashaka kuze mbwira abakobwa, ukakora ubwo bwiyumanganye narabugize, izo ntambara zose naciyemo ukazikora ariko utiheba, ntabwo nacitse intege. Niyo mpamvu nahisemo izo ndirimbo 9 zirimo histoire nyinshi z'abantu benshi, iz'abakobwa, iz'abana b'imfubyi, mbega ni histoire ijyanye n'ibintu bya resilience, kwiyumanganya, kwihangana, gukora n'ubushake. Izo histoire niyo mpamvu nahisemo 9. Hari izindi nyinshi zitarasohoka nyinshi pe. Izo zizasohoka mu isi wibutaha ntabwo bizatinda noneho. Niyo mpamvu nahisemo izo ndirimbo. Donc content y'CD mu magambo make wayiresume gute? Content y'CD. Content mu magambo make ibikubiye zitandukanye zarizo zose, cyangwa se ufite ligne wari wavuze uti nari fashe ligne uko ari indirimbo nyinshi cyane nyinshi ntashyizemo, kandi twari gushyiramo iyo mbishaka. Nashatse ko mbega ubikuye muri izo ndirimbo uko ari 9 nuko harimo inkuru. Harimo inkuru ya mbere no gushima mama wanjye wabyaye n'Imana yandemye kuva navuka. Cyo cya mbere nashaka gukora mu ndirimbo ya mbere, mbwira mama kuko yandeze neza. Mu ndirimbo ya kabiri noneho uvuga ukuntu mu buzima bwacu tugomba kwibohora. Ushobora kwibohora ku kintu kikubabaza, ku kintu guca intege, freedom songs, indirimbo zo kwibohora mu buryo bwinshi. Ndavuga reka muze twese abantu bo kwisi abari hano hose muze twibohore, mbega tugire amahoro mu mitima yacu, dukora ibyo dukunda kandi dufatanye, mbega habeho na liberation mu mutima w'umuntu no mu bwenge bw'umuntu. Niyo histoire muri iyo ndirimbo. Noneho muzikurikira mvugamo Afrika yacu nziza, urabona ko niho twagize na Africa Union. Narishimye mbega bigenda newe harimo teme ya biriya kuntu dushaka gushyira hamwe tugateza imbere Afrika yacu, mbega nabyo biri kuko abanyafrika turi resilient, twaciye ibintu byinshi cyane bitoroshye muri histoire yacu. Harimo no kuvuga inkuru ya genocide, kuvuga ngo mwihangane noneho u Rwanda rwacu ni rwiza, hari amahoro, turarwubaka, nta mpungenge dufite. Noneho harimo uburyo ntangi inkuru mbega mu buryo bumwe, ariko mbivuga mu magambo atandukanye muri buri ndirimbo. Hakavamo noneho n'iyo urukundo ivuga intero y'umutima, umugabo ujya kure ajya gukora kugira ngo atunge umuryango, iyo agarutse abasanga bamukumbuye, mbega umufasha we n'abana, ariko ntacyo turabizi ko ari ubuzima, agenda ukore kugira ngo tubashe kubaho, ntabwo tugomba guca intege nubwo tugukumbuye. Mbega harimo yewe ugiye kubireza baravuga ko indirimbo ari indirimbo za encouragement mu buzima busanzwe. Iyo niyo ni ijambo muri phrase imwe. Hanyuma kuri côté rythme, muri rythme rero njye nabaye influence n'abartiste batandukanye. Nakunze kumva abahanzi b'abanyarwanda kuva kera, nakundaga indirimbo z'inyarwanda cyane, harimo n'iz'abahanga ba Lauryn Hill, harimo abanyarwandakazi banyinspiye ba Cecile Kayirebwa, uwitwa Florida Uwera ndamukunda cyane, namwanditse no mu gitabo nanditse muri université. Ntabwo abantu benshi bamuzi, ni umuhanga cyane, aririmba hagera emotion. Harimo n'abandi bamasamba baririmba ubu, harimo n'abandi benshi cyane. Noneho harimo nabo hanze ama jazz, nkunda jazz cyane, nkunda reggae. Noneho ukuntu ndirimba no ugasanga izo influence zose zirimo. Noneho niyo mpamvu vuga ngo ni unique blend ya muzika yo muri Africa, jazz hashyiramo na soul n'iz'inyarwanda.
urumva rero ni jewe mbega urumva none ukaba influencer no ugakora ibintu bimwe umwimerere byawe bitewe nuko wowe bikuvamo. Yes. Hariya muri Canada ugina performinga donc performance zawe ziba ziri jazz, ziba ziri muri rythme tujufi. Oh yeah, rythme zanyu kuntu ziba zimeze harimo lay back like bashaka kumva harimo soul cyane. Soul irimo cyane. Soul burya ari muziki iri riche. Harimo style zitandukanye muri soul. Haba harimo iz'ikinyarwanda burya nayo ni soul yindi mu Nyarwanda harimo abantu bahogoza urakuntu bahogoza ya ni soul nyarwanda niko nyita. Harimo birimo muko yembiririmba karembwa ajyamo n'indirimbo bega style ijya kuba nka reggae gatoya harimo tu vibes biterwa n'indirimbo. Rero style yanjye ntabwo ndamye ukuntu ni declive neza mu ijambo rimwe ariko nyise izina nshobora kuzashaka izina rimwe wenda nkahimbira izina ariko numva ntaragera muri urwo rwego. Ndashaka ngo ndangize CD ya kabiri noneho mbone kubikora cyangwa abanyumva bavuga ati ibingibi ni ko bimeze. Ni byiza ko wumva bakumva kugira ngo wumve uko determine ibihangano byabo. CD ya kabiri c'est pour bientôt. Ndabyizeye ariko mba kubanza gukora ibitaramo kuri iyi CD. Abantu no muri Canada afite ahantu henshi nzaya gucuranga nimva hano muri za festivale no haba ama festival muri ete nyinshi cyane. Numva nzaya gucuranga no kujya ku maradiyo gukora publicité na promotion amaradiyo nagiye ncaho ya muri Canada CBC n'izindi zo muri Université ya Ottawa. Ikiganiro kikorwa na Osara Onyango uturuka muri Kenya n'abandi benshi bo hirya no hino bantumiye deja barambwira ngo turashaka kuza tukagwikika. Bari tayari kukwakira. Nkunda gucuranga live mu byukuri. Live niyo nkunda niyo musique préférée. On est presque à la fin. Il y a B-side. Ufite guitare. Sinzi niba hari indirimbo byibuze imwe uri buducurangire basakano gatoya. Ikiganiro ko kirangiye vuba. Numvaga twaganiriye tutarangiye. Ibyiza birihuta. Numvaga bitarangiye. Ngiye muri no mugoroba hari indirimbo shaka gutura mbega abanyarwanda. Hari indirimbo nahimbye ndi mu kiganiro cyitwa umurage ukwiriye u Rwanda. Ndi cy'urukinamico nakoze nanditsemo yakozwe na Population Media Center kuri Contact FM. Iyo ndirimbo naje kuyidevelop ivamo indirimbo zizayitwa umurage. Sinzi niba uyikunda ariko ndayikunda kuko inyibutsa umurage w'u Rwanda mwiza kuva kera kugeza n'uyu munsi. Numva niyo naririmba. Merci. Eh bien, tugeze pratiquement à la fin. Malheureusement ugiye kuzasubira Canada mu vuba ngaha ariko wenda umwaka utawushobora kuzagaruka.
kandi nubwo ntaragenda hari ahantu uzajya gucuranga bantumiye muri Kigali Up Festival ndagira ngo abakunzi ba muzika live muzaze mubateze imbere abahanzi bacu nanjye nzaba mpari nzareba indirimbo nke kuko bantumiye ejo bundi ubwo muzaze rero tuganire abashaka kugura CD nzazana nkeya sinzi ko ari nyinshi cyane ariko byibuze muze mufatanye natwe murakoze cyane abakunzi bacu Imana bamugisha. Bien, ubutumwa nizere ko bwatambutse hagati aho ngaho niba wenda utabashije gukurikira B-side uje nonaho ushobora kuza kutujya kubisanga kuri Facebook page yacu. Jya kuri Facebook page yacu facebook.com/Ziggy_5 ngo byanditse ngo kuri ecran cyangwa se kuri Facebook wandikamo Ziggy_5 ukande like urazi gusangaho izindi interview twagiranye n'abastar batandukanye hano muri B-side ndetse niba wanatangiye ikiganiro twagiranye na Empress Nyiringango niba watatangiye icyo kiganiro ushobora kuza kugisanga aho ngaho kuri Facebook page yacu. Sino reka mbasezereho utaha nk'uko bisanzwe abastar tuzaba turi kumwe nabo hano muri B-side. Ndagushimiye cyane kuba murakoze cyane Ziggy Double 5 kaza hano utashye umuryango ndawutashye uzabanza kuza kudusura mbere nzaza ndabyemeye imbere y'abantu bose arabyemeye mu byumba so nzababwira uko byagenze. Bien, merci beaucoup ukomeze ugire umugoroba mwiza nawe mwese turi kumwe mukomeze mugire umugoroba mwiza turi kumwe ubutaha abastar tuzaba turi kumwe nabo hano muri B-side mari kumwe na Ziggy Double 5. God bless.